ko Joyeuse ejo yarampamagaye ari mu marira menshi arambwira ati Dumba ati ubuzima bwambanye ubuzima injewe nako nanga imyako ubonye ndi ko nk'ukuntu neri wari wabagire n'intuza muraho ngaho murimo murabikiniramo nta kazi kawe umuhanzi wa gospel nawe ukomeye cyane nshaka kuzatwikira ariko Joyeuse Karame ntabwo tuza gusabiriza kumara amasaha 5 nibashaka bagwe nibashaka babireke ubwo abandi banyamakuru baraza kuva hano bagutumire nimero bayibonye bashobora kuguhamagara ubwo abanyarwanda bazima bazagufasha sibyo ubwo murakoze ngenda kuguhamagara ruwaye yawe nuza ruwaye yawe ndaza kuyishura yuko kwezi ego murakoze cyane Patrick bikurikirana ibyo bintu asante sana sezera abantu twigendere bantu banje ndabinginze muze kumfasha kandi Imana ibahe umugisha murakoze cyane asante sana reka dusubire ubutaha amahoro y'Imana abane nawe meze bite niyani we nimero wayibonye hello my friend mfite ibikoresho uramutse uri umuntu ushobotse twakorana namba yanjye niyo ngiyo mwakorana byo kubimutiza cyangwa byo kumuprofita Sylvia ntago nabyanditse nabi ahubwo niko byitwa kundanga muntu babyimba we kundaga muntu nuko byitwa uko nyine urimo kubibona bamuha akazi muri filime ako bamugani Kiramani yatabayera ashake akosha nibyo ngibyo rero reka dusigning out hanyuma mbibutse ko hari umuhanzi wanjye wa gospel yitwa Abidi Cruz Ndahindurwa afite indirimbo nshyashya yitwa Arankunda ni indirimbo mukwiye gukurikira kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane hanyuma ubwo ngewe shatse sinababwira ngo tuze guhurira kuri YouTube ya Epic Media TV amahoro y'Imana bari namwe kuri Jessica 250 turaza kuba tubonaho ibintu birusheho kugenda neza cyane filime kuko nigomwe nkabubakishiriza iriya nzu mbanza nyine ariyo mpamvu bankunda ubu nsubiye mu cyaro bivuze ngo nasubira mu buzima nahozemo nasubira mu kazi ko mu rugo kuko nakavuyemo umugongo wanjye warangiritse n'ubundi Joyeuse aho nagutese ntago ari uguteta pe njya kwa muganga bakambwira ngo nzajye kwicisha mu cyuma abandi bana bakora akazi ko mu rugo ko batajya bagira njyewe neza yuko impamvu byambayeho ndetse n'abantu bambwira ngo nuko natangiye akazi ko mu rugo nyiri umwana rata nibyo watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka ingahe natangiye akazi ko mu rugo mfite imyaka iki imyaka 10 Joyeuse ntabwo afite aharara Joyeuse yabuze icyarya ni ibintu yivugiye hano ni ibintu yaje ambwira rero nshizeho nimero ye abanyamakuru namwe icyo mwakora abanyamakuru mufite ingufu mugende mu muha ibiganiro mu musabira ubutumwa Joyeuse ufite imyaka ingahe mfite imyaka 18 hiti y'imyaka 2 nukuba ko kuva ku myaka wakoze akazi ko mu rugo imyaka 6 ubwo ni nkaho ari ni imyaka 6 n'igice imyaka 6 n'igice abanyamakuru ngira ngo inkuru mwayibonye Joyeuse ibintu bigenda aho ngaho birazi sibyo mwashakaga se ni iminsi bari baguteze yageze ngira ngo wayibonye
umugisha nibyo koko yageze ariko iminsi bamuteze yageze, dore ni iyi ngiyi. Aha rero niho uza kubonera abantu bazima, bamwe bavugaga ko bagukunda, urumva, noneho n'abanzi bawe nyabo. Joyeuse rero uzajya twubaha, twebwe tuba twanze tukaguma hano bikanga. nijye baho umugisha kuko muradufasha cyane kandi Imana muradufasha cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Nyirinzu amajije kumbwira ngo kwa gatanu ngo nimba narayamuha nzamuvire mu nzu kandi nayabuze. Mumuhe ibihumbi 50 tukiri hano kuri live, muyashyireho. Bashyireho. Muyashyireho ibihumbi 50 tukiri hano kuri live, nidusebe. Ako. Banyarwandakazi mushireho ibihumbi 50 tukiri hano kuri live, nidusebe. Twaba dusegeje waheze kumusohora kabisa ku bihumbi 50. Bibabaje cyane kandi amadolari 40. Abo yahaye ibyishimo benshi. Juno, impamvu uri murazima ni ibikorwa nk'ibi birimo biranirwa gukora. Kandi foteke nayohereje. Imana iraza muraza kuvana umwe muravuga utuntu tw'udushinyaguzo ugende uhure n'ibibazo. Nako nanga imyako ubonye ndi hano duma nimo ndavuga ndashaka kutwikira Joyeuse, wari ukaza ukabikiniramo ukajya n'ukuri kwimanura n'imyako. Ngiye dumanira imyako n'umugisha. Uranakasira. Ndagukasera umuntu utera imigisha bire n'ute. None reka nkubwire Patrick, ngewe ndi umuntu uguko, niyo mpamvu bakubwira ngo nyoko agukasiriye ntacyo wavamo. Babirangiye. Noneho ngewe meze nka mama w'abana, meze nka mama w'aba bantu bo muri showbiz. Abafana n'abangabo none kubera nta kintu mba ntakoze, nta warinze ukaza unkiniraho ngiye ngutera umwako ngewe dumba. Ngutera umwako nk'ukuntu neri wari wabona ntwikira umuntu nihashe. Ntago bibaho. Ntago duma njya ntwikira umuntu nihashe. Rero kumwe ntwikira umuntu nihashe ni nako nshobora kukureba nkavuga ati no muntu mana nigendere nkivugira uko nguko. Warangiza ukagenda ugahura hari ugasanga imikasiro, kumbe waje ugakinira mu bintu bya Dumba wabikiniyemo.